umuntu barabara umuntu ariko se anose bari mucyana bamwe kwageza ibikino we nta nubwo yemera ngo dutandukane. Kubera iki yanga ko mutandukana se? Ubwo ntago mbizi, ni uburenganzira bwo kuko ibitekerezo by'umuntu muzima cyangwa iby'umusazi ntago wabimenya, ku buryo bigera aho agufata mukarwana ku musozi, tukarwana ku musozi n'abantu bareba, n'abantu bose bareba kana nkubitago reba imibyimba. Aya namwe mu makimbirane yasakiranyije hagati y'umugabo n'umugore. Uyu mugabo akaba yitwa Barore Japhet, naho uyu mugore akaba yitwa Niringiyimana Madurine. Aba bombi baje gusakirana aho bari bari kumwe basangira icyo kunywa. Nyuma yo gusangira rero baza gusakirana baremana inguma. Twaje kuganira ku ruhande rw'uyu mugabo Barore Japhet, atubwira agahinda ndetse yari afite n'amarira menshi cyane n'ibikomere ku mubiri. Ubundi byagenze bite? Byatangiye gute? Mbabarira umbwire. Banza ufotore. Ndi kubikora nta kibazo. Umuntu aranyataka buri munsi uzi uko byagenze. Umugore namuhahira akabijyana, urabizi uko byagenze. Umugore akarara mu gasozi, arara kandi twarasezeranye, nta nubwo yemera ngo dutandukane. Kubera iki yanga ko mutandukana se? Ubwo ntago mbizi, ni uburenganzira bwo kuko ibitekerezo by'umuntu muzima cyangwa iby'umusazi ntago wabimenya, ku buryo bigera aho agufata mukarwana ku musozi, tukarwana ku musozi n'abantu bareba, n'abantu bose bareba kana nkubitago reba imibyimba. Kandi ibi ntago ari ubwa mbere bibaye, bisanzwe biba. Rimwe se cya kabiri uyobeye ko baje bakanamfata bakavuga ngo naramwishe aba ku gasozi ari muzima. Ngiye twarasezeranye byemewe n'amategeko. Namuzanye umukobwa we, namuzanye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mu 2010. Abyara ku itariki 2 z'ukwa 2 2011. Ubwo urukumva amezi yarashize, aho ujyanwa nankunde mufate neza. Namufashe neza, ariko we ntabwo abyemeye, yakomeje kumindaye. Reba marira kuba ndi umugabo. Giye ikintu cya mbere nashatse no kwizana undi umugore biranga, mubimfashe nk'abayobozi. Uyu Barore Japhet akomeza avuga ko atari ubwa mbere bibaye, ko hari n'ikaye yigeze yandikwa n'umuyobozi w'umudugudu bitewe n'amakimbirane yari yabaye. Abayobozi wenda bakagari cyangwa b'umurenge icyo kibazo wakibagejejeho ngo babatandukanye? Mbere yaho afite ikayi, mudugudu wamwandikiye Jador. Akiri mudugudu aragaruka aranyinginga ngira ngo ashe kuba umugore. Byaranze. None nawe urabibonye uko byagenze. Mwaye n'urufunguzo ngo ataye, arandwanya. Uyu Barore Japhet umwambaro yari yambaye hejuru ukaba washanyaguritse, bikaba bivuze yuko ashobora kuba atashye yambaye ubusa hejuru. Ubuse ntashye ntari nambaye. Naje ntambaye byemewe n'amategeko, ngiye naramurenge nkamukura iwabo. Nibabona ikinyendaro mu rugo, kera bakitaga ikinyendaro, uri kubyumva, nkaba mucyuye ngewe nkamuzana gutya agabasigaye nyambika ubusa ku musozi. Ni ikibazo. Ibyo byonyine birahagije. Niba ari n'amakuru washakaga ndaguhaye nawe uzatanga. Nyewe kurenganurwa n'abagabo be nabagumana, ariko nge reba mari umuntu umugabo ararira. Ni ikibazo. Nose nzamufate mwice, kandi kwica bitakibaho. Ntago bikibaho, nawe bagufunga. Rese ubwo ngubwo icyo naba nkijije ni ikiza. Icya mbere ni ukuvuga ngo ntanga amakuru ku gihe. Ibyo byonyine muzandenganura. Byaranarambiranye mu myaka twashakanye mu 2011. Ibyo byonyine birahagije. Munangira amakuru n'ubundi urayohereza, nuko reba izi nkone si uzinkubise, dore n'amaraso, dore inkoni zawe byose mubirebe. Ni unkubise nta wundi, nta muturage unkubise.
uyu Barore Japhet akomeza avuga ko amakimbirane yabo atari aya none gusa ko hari n'igihe byigeze. Uyu Barore Japhet avuga ko amakimbirane yabo asanzwe atari aya none gusa, dore ko hari n'ikindi gihe uyu mugore we yigeze afata amazirantoki ayashyira mu byo kurya biza kurangira amuhaye imbabazi. Yarongeye muha imbabazi, ampa ibiryo birimo amabyi, ndamwihangana asaba imbabazi. Ngiye guhamagara umuryango wambwa ati nimba izimye, araceceka ambwa ngo nimubabarire. None ubu ngubu ko namubare akaba nciye ibisebe bingana gutya, mubona uyu mugore atarabaye amabyi y'umuntu anya ayashyira mu biryo. aho ntigeze ngewe mubabarira n'ibiki, agize ngo arihanye. Umwanda urawufata ashyira mu isahane y'ibiryo mu njanguro. Hari nijoro, hari nijoro. Wabibwiwe n'iki ko ariyo yashyize? Nagiye kubirya noneho numva biranutse ndabyihorera. Si ubwa mbere amakimbirane aba muri uyu muryango, dore ko uyu mugabo avuga yuko aya makimbirane ari ibintu bisanzwe bibaho buri gihe. Uyu mugabo rero akaba afite icyifuzo cy'uko ubuyobozi bwamutandukanya n'uyu mugore kugira ngo hatazagira uwica undi. Nicyo cyifuzo uyu Barore Japhet afite. Ubuyobozi bukurenganuye bukaba bwabakorera bwadutandukanye. Nibyo wowe wifuza? Nibyo nifuza byonyine. Koko bitari ibingibi mudatandukanye, twakicana, umwe yazica undi, yakica undi. Ubuse ntashye ntari nambaye. Ni umugore wishwanyuye. Ko ngiye naramurengeye nkamukura iwabo basiganya. Njyewe nkaba nari Isaac Niyonshuti, mbifuriza ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza.